ni gahunda iri hose mu gihugu, ikaba ikorwa mu midugudu hose mu gihugu, kandi ikakorwa nabo twita abajyanama b'ubuzima, bakaraba abaturage bakora nk'abantu bitanga. Muri gahunda bashinzwe gukurikirana cyane cyane hafi abana bafite imyaka iri munsi y'imyaka itanu n'ababyeyi. Baba bafite gahunda ijyana no gukurikirana umubyeyi wikunda n'umwana ufite ukwezi kumwe akimara kuvuka, bakashikiriza ababyeyi kubyara kwa muganga. Ari gahunda yo gukurikirana imirire y'abana, gahunda yo gukurikirana isuku mu midugudu no mu mago, gahunda yo gutanga ibijyanye n'imiti y'uburyo bwo kuringana imbyaro, gahunda yo kuvura abana mu buryo bukomatanyije malaria, diare n'umusonga. Hakaza n'indi gahunda yo gukurikirana abana bose mu midugudu kugira ngo babone ingingo zabo. Bagiye babahugura mu masantere de sante, twifashishije uturere bakabahugura, tukabaha ibikoresho, tukabaha ibitabo, tukabaha imiti n'amasomo atandukanye. Navuga ibijyanye na serivisi z'ibanze z'ubuzima, bafite ubumenyi kuko biraboneka. Tujya dukora n'ubushakashatsi nyuma y'amezi 6 cyangwa umwaka, tukasuzuma aho bageze. Imibare tugaragaza ko baritanga bakabikora kandi bakabikora neza, ariko ntabwo bihagije. Ikiboneka kitatunganya neza, kitagaragara neza ni imikorere ijyana no kubakurikirana, navuga supervision. Amasantere de sante ubundi agomba kuba supervisa kugira ngo arebe neza koko niba batanga serivisi neza mu baturage. N'abantu urugero nk'impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 yagiye igabanuka, twavuye ku 150 tugera kuri 76 y'abana b'ibihumbi bavuka. Abajyanama bagizemo uruhare rukomeye, batanga ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane mu kugabanya malaria. Sinavuga ko ari igikorwa cy'abajyanama, ni system y'ubuzima yose muri rusange yatumye umubare ugabanuka. Icy'ingenzi cyane ni uko abajyanama bishimira ukuntu abaturage babemera, bakabegera, bakabasaba inama mu bijyanye na gahunda y'ubuzima. Ikindi nababwira ni uko ubuyobozi bw'ibanze bubafasha cyane, bufasha abajyanama mu kubaha ijambo mu manama kugira ngo batange inyigisho mu bijyanye n'ubuzima, mu bijyanye no kwirinda indwara. Bira nabyo nibyo bituma abajyanama bagira ingufu zo gukora buri munsi. Ibipimo bigenda bizamuka kubera uruhare rw'aba mujyanama w'ubuzima. Nk'uko mubona duhagaze mu kigo nderabuzima cya Gahini, twabatangariza ko Gahini mu rwego rwo kwipimisha inda ku mugore utwite mu mezi 4 ya mbere, iki kigo nderabuzima cya Gahini gihagaze kuri 90.2%. Iyi centre de santé nanone ku bijyanye no kubyarira kwa muganga, umudamu ashishikarizwa n'umujyanama w'ubuzima
ndetse anamuherekeza, si ukumushishikariza gusa. Iyo agiye kubyara kenshi umujyanama w'ubuzima ushinzwe umubyeyi n'uruhinja aramuherekeza akamushyitsa ku kigo nderabuzima. Nabwo iki kigo nderabuzima gihagaze kuri 74.5%. Si icyo gusa, umujyanama w'ubuzima akurikirana umwana wo munsi y'imyaka 5 kureba ko yahawe inkingo zose ndetse yazujuje. Urwo ni uruhare rwe, ndetse aragenda akagenzura na ya fishi y'ikingiza, akareba inkingo umwana yakurikiranye, akareba urwo yasimbutse n'abagiye basimbuka inkingo n'abarabazana. Ibikorwa by'abajyanama b'ubuzima ni ibikorwa by'ingirakamaro cyane, kuko byarafashije mu bijyanye no kugabanya impfu z'abana ndetse n'impfu z'ababyeyi, cyane cyane ababyeyi bapfa babyara, ndetse n'ibijyanye no kwita ku buzima bw'abana. Byarafashije rero kuko mbere twari dufite impfu z'abana nyinshi cyane ndetse n'impfu z'ababyeyi. Nko mu gihembwe gishize mu karere ka Kayonza twagize abana 6 bapfiriye mu rugo, mu gihe mbere twagiraga abana benshi cyane barenze na 30 bapfaga. Nkimara kumenya ko umubyeyi atwite, ndagenda nkajya kumusura, nkamushishikariza kujya kwa muganga kwipimisha kugira ngo bamenye ko koko atwite. Yava kwipimisha akanzanira urupapuro yahawe na muganga. Ubwo nanjye nabona ko koko atwite nkatangiriraho kumukurikirana. Ubwo umusura bwa mbere ukimara kumenya ko atwite, ukongera kumusura inda imaze amezi 5 na 6, ukongera kumusura inda imaze amezi 8 n'9. Ubwo noneho ukugera umusura, buri cyiciro gifite ikarita yacyo n'ibyangombwa umubwira byo agomba gukora. Ubwo agakurikiraho rero igihe cyo kumujyana kwa muganga iyo yaramuswe no kubyara. Akimara kumenya ko mfite inda, yaraje arambaza ngo ise ngo naje kugipima, mubwira ko naje. Noneho akajya araza akambaza amatariki bampaye yo kugaruka, nuko nkayimwereka amatariki, igihe cyaba cyegereje akaza kunyibutsa, kambwira ati uri kwibuka kejo itariki yageze yo kongera gusubira ku gipimo. Nuko nkamubwira nti yego ntiri kwibuka, nkaza nava akaza kongera kureba nimba navuye nahavuye. Nitwa Iribagiza Solange. Nge akamaro k'abajyanama nabonye, hari igihe umuntu aba ari muri gahunda ze nta n'ikintu atekereza, ukabona umujyanama kugeza harakwanditse ati wenda uzagenda ufate supanete y'umwana, ukaba ufite inda utanabizi, ukabona akugezeho aturi mu bafite inda ngomba kuguherekeza nkakujyana ku gipimo. Ibitabo mureba ni icyo dukorera fishi y'umwana, dufasha kureba imyirondoro y'umwana aturutse akagari n'umurenge n'igihe yavukiye, dushyira mu myaka ye, hanyuma n'uburyo tumusuzuma tureba ibimenyetso by'indwara arwaye, hanyuma tukamusuzuma niba ari uwo dufata amaraso, kuko nayo turayafata, niba wenda arwaye umusonga cyangwa se inkorora nabyo tukabimenya. Ariko iki gitabo ni ifishi y'umurwayi. Iyo rero uyu mwana dusanze turi bumuvure, hari ikindi gitabo nanone gikurikiraho, reba none igitabo twandikamo abana bavuwe. Hari iki ngiki nacyo murakibona hano, wa mwana tumaze kwakira, iyo dusanze ari muri cya cyiciro cyo kuva ku mezi 59 tuvura, iyo dusanze uburwayi abufite tumwandika muri kino gitabo. Iyo dusanze ari uwo koherezwa, nanone hari ikindi gitabo tugira hano tangiramo transferi y'umwana twamuhereza ku kigo nderabuzima. Iyo dusanze hari ibyo bita ibimenyetso mpuruza, wenda hari ikimenyetso mpuruza afite, ntabwo tumutindana hano, duhita tumwohereza kuko tudashoboye kumuvura.
hari ibimenyetso mpuruza dusanga n'umwana ntitubashe kumuvura. Tuvuge nk'iyaje tukabona ni umwana ufite icyena mu mbavu, hari ukuntu umwana ajya ahumeka akagira icyena mu mbavu, uwo mwana ntabwo twemerewe kumuvura. Cyangwa tukabona ni nk'umwana utagira ikintu abasha gufata, ntabasha konka, ntabasha kurya, ubwo uwo mwana nawe tumuha transfert. Cyangwa se umwana nanone tubonye aje aruka cyane, tutabasha kumuha umuti ngo gugume mu nda, tutabasha kuvuga ngo baramuha ibyo kurya bigume mu nda akabigarura, uwo mwana nawe tumuha transfert. Ubwo rero badukuriye bakamukurikirana. Abajyanama b'ubuzima badufitiye akamaro mu midugudu. Iyo warwaje umwana urabirukira bakamugusuzumira, yaba ari indembe bakakohereza ukaza hano bakanagufasha, hari n'abagufasha iyo bahari bakakugeza ku kigo nderabuzima, noneho umwana bakamuvura agakira. Ikindi cyiza cy'abajyanama b'ubuzima, tuba dufite nk'uburwayi, waba urwaye inkorora bati tukujyane kwa muganga, umujyanama akiva inyuma akakuzana ku kigo nderabuzima bakakuvura inkorora ugakira. Waba utwite bakagukangurira kuza hano bakagusuzuma. Akamaro badufitiye, kera wajya kurembesha umwana ari nka nijoro ukaba wagira ikibazo cyo kugera kwa muganga, ariko kuko abajyanama b'ubuzima baba batwegereye, uragenda ukamusanga, bafite ibipimo by'imiriro bagapima, babona umwana arembye bakamuha imiti, babona bikomeye bagakomeza bakaguherekeza ukamugeza kwa muganga. Mbega bo bagukorera ubuvuzi bw'ibanze. Nk'iyo uri umubyeyi ufite inda baragukurikirana bagakomeza kukugeraho, ndetse bakabasha no kukugeza kwa muganga, ku buryo kwa kundi abantu b'ababyeyi bajyaga bajya ku bavuzi ba gakondo bajya gushakayo imiti y'Ibinyarwanda, ibyo ngibyo baraza bakakubuza, bakadukangurira cyane kugera kwa muganga. Mu midugudu yose barahari kandi baba bafite imiti, bagiye batanga umusaruro mwiza cyane, gufatirana nk'umwana ushobora kuba yari afite wenda nk'urugero nk'impiswi. Hari igihe umwana aba afite nk'impiswi, kugera hano ku kigo nderabuzima byamutwara igihe kirekire, ashobora no kuhagera wenda yashizemo umwuka, ariko icyo gihe kubera ko abajyanama bafite imiti, bamuha imiti y'ibanze ishobora no kumufasha akaba yagirana hano ku kigo nderabuzima. Ikindi nuko abajyanama b'ubuzima bagiye bagira uruhare rukomeye mu kuba batabariza nk'imodoka ku mubyeyi utwite. Icyo tubategerezeho nuko bakora akazi kabo nk'uko basanzwe bagakora n'ubitange, bakakakora neza. Nicyo tujya tubashishikariza twifashishije na sante n'ibigo nderabuzima. Ariko mu gahunda nyinshi tubaha harimo gahunda zimwe zitaranoga, nka gahunda ijyanye n'isuku mu baturage mu ngo, hari gahunda y'imirire ijyanye n'imirire mibi. Turacyafite imibare itashimishije cyane y'abana bari munsi bagira imirire mibi. Navuga abajyanama akazi kabo ni ugupima abana bakamenya ko umwana ahagaze gute mu bijyanye n'imirire, mu mikurire ye cyangwa mu biro afite, ariko bagomba no kwigisha abaturage kugira indyo yuzuye. Twashizeho gahunda mu midugudu, gahunda nyinshi za leta zirahari, ariko hari indi gahunda ihariye yo kubigisha ukuntu bagomba guteka indyo yuzuye. Biriya nabyo tushishikariza abajyanama kubikora, ariko binyuze no mu buyobozi, bakakangurira abaturage kubikora n'abajyanama mu midugudu. Ababyeyi bakwiriye kujya bahereza abana babo imboga, ntibabahereze biriya biryo by'inkumbagure bihirimanze, ntacyo byamarira umwana. Ariko iyo bamuhaye imboga, umwana ukamuhereza imbuto, ntiwirengagize kumuha umuneke, umwana rwose ukabijya ubikorana isuku. Ibyo biryo wabitegura ukabitegurana isuku, ukaba utavuga ngo umwana aramara kabiri atari imboga.
wabishobora ukamuha n'igi aho kugira ngo ugire inkoko amagi yose yamariye ku isoko, umwana ukamuhereza n'igi, umwana agira ubuzima bwiza ugasanga nta kibazo. nta kibazo rwose. Abajyanama b'ubuzima uburyo twagiyeho nta gahato, ni ibintu baradutoye bareba ubushobozi dufite n'ubushake, baradutora, badutoye natwe tubikorana urukundo, nta gihembo dutegereje, dukora tubishaka, rero nta gahato badushyizeho, nayo twe niyo mpamvu ituma tubikora kandi tukabona umusaruro, twabona n'abanyarwanda benshi bava abana babo bava mu kurwara bwacya, bava mu mwanda, rero ni ikintu twakuye ku mutima, baradutoranyije nk'intore natwe turabikora. dukorana n'ibikorwa byinshi bitandukanye mu gukurikirana abana batwite, abagore batwite n'abana ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Muri aho ngaho niho abajyanama b'ubuzima bita ababinome aribo bagira uruhare rukomeye mu kuvura abana bari munsi y'imyaka 5, naho abo bita ba ASM abajyanama b'ubuzima bw'umubyeyi bakagira uruhare mu gukurikirana abagore batwite ndetse n'abana mu gihe cy'iminsi 42, ariko bakadufasha no kubarura abagore n'abakobwa bashobora gusama bafite hagati y'imyaka 15 na 49. Nkanje ndi umujyanama w'ubuzima binome mu mudugudu wa Susa, mvura abana bari munsi y'imyaka 5 nk'impiswi, umusonga na malariya. Byaradufashije cyane, nk'umwana yazaga afite umuriro tugafata igitambaro tukagishyira mu ibase tukakishyira ku mwana, iyo ari malariya ikabije tukamwohereza, nkamuha urupapuro rw'isubizabutumwa. Umubyeyi yagera hano rwa rupapuro akaruhereza umuganga rw'isubizabutumwa, nanjye akarumpereza nkamenya ko bamwakiriye. Nkuko nabibabwiye bafite akazi kenshi n'ibintu byinshi bakora, ari uburyo bubiri navuga bwo kumenya amakuru, ari ibijyanye no gutanga raporo mu buryo bw'impapuro, bagatanga raporo ku kigo nderabuzima kugira ngo tumenye muri system ukuntu imibare ihagaze buri kwezi. Ariko ari bundi buryo bwa telefone, muribuka ko telefone babonye zatanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kugira ngo bibafashe mu kazi kabo. Umuntu yitwa mujyanama ni wa wundi afite ibikoresho, imiti na telefone, ni igikoresho cy'akazi kugira ngo azajye atanga amakuru buri kwezi muri gahunda ya M-Ubuzima. M-Ubuzima ni raporo yindi yo ku gipapuro ariko gatangwa muri telefone bakoresheje code bazi. Akaba iyindi gahunda yitwa Rapid SMS, ni gahunda ihariye yo gukurikirana umubyeyi ukunda n'umwana ukivuka, bakakurikirana uriya mubyeyi mu gutanga amakuru muri telefone, ukuntu inda ihagaze, amazina, ID number n'ayandi makuru ajyanye n'umubyeyi. Ikindi bakoresha kuri ya telefone muri gahunda ya Rapid SMS ni uko igihe umubyeyi afite ikibazo bohereza amakuru yihutirwa kugira ngo ambulance itabare. Ubundi SMS ni umuhuza wa abajyanama b'ubuzima na Ministère de Santé. Iyo umubyeyi twamuzanye kwipimisha ubwa mbere byemejwe na muganga, tumutangira raporo kuri SMS. Iki gihe tutangiza na pre, tugakurikizaho nimero y'irangamuntu, igihe yagiriye mu mihango, ibimenyetso by'ibibazo, ibiro bye, niba afite umusarani na kandagira ukarabe. Ubu nkakanda hano ikagenda, ubu bakansubiza.
kano karima k'igikoni murakabonaho amashu, ukabonaho ibitunguru, ukabonaho imboga za dodi ndetse na karoti. Uvuga ngo rero aka karima k'igikoni cyane cyane kadufasha kugira ngo uriya muturage mu buryo bwo kurwanya imirire mibi abone imboga ashobora kurya wenda ashyize mu biryo, ko hari nk'umuntu wagaburiraga abana ibijumba gusa ariko dodi zihari wenda mu rutoki, cyangwa se wenda avuga ati ngewe nabuze aho nzihinga, ariko ibintu by'akarima k'igikoni ukumubona gakoze nitaka dufata tukarunda tugashyiramo ifumbire. Ni bake badashobora kubona amata. Umwana wacu wo mu Rwanda iyo umuhaye ibyo biryo birimo imboga, imbuto, ukamuha n'agakosi k'amata, umwana amererwa neza, nta mirire mibi yagira, kandi wasanga dufite abana beza babereye igihugu. Uyu munsi birashimishije kubona bose bari mu makoperative. Ikindi Minisiteri y'Ubuzima yashizeho ni uburyo twita performance based financing, bakaba bafite imihigo, tukishyura imihigo, tukagura imihigo yabo, amafaranga akajya mu ziriya koperative. Koperative ziratandukanye mu buryo bworozi, kubaka cyangwa kugurisha. Ni icyo nyine gahunda twashizeho, kandi twabonye ko bitangiye gufata, benshi batangiye gushaka amafaranga muri business zitandukanye. Birashimishije cyane cyane ko bishimye nabo iriya gahunda. Ndumva ko turacyafite akazi kugira ngo koperative zibyare umusaruro. Niyo mpamvu dukorana cyane na Rwanda Cooperative Agency n'uturere kugira ngo bazajye babafasha gukurikirana umunsi ku wundi gahunda ya koperative y'abajyanama, izatume gahunda ikomeza. Koperative dufite amazu 3 atwinjiriza ibihumbi bitari munsi ya 500 iyo amazu yose dufite abakiriye. Ayo mafaranga rero tuyabara nk'inyungu ya buri kwezi, kandi iyo nyungu ya buri kwezi ikadufasha mu byerekeranye no gufasha abajenama, dore ko nanone buri mwaka tugerageza kora uburyo twarihira abajenama mituelle de santé nibura wenda umuntu umwe. Ariko uyu mwaka ushize uyu turimo wa 2013 twagiye turihira imiryango 2 kuri buri mujanama. Niba dufite abajenama 204 tukakuba 2, urumva imibare twatangiye mituelle de santé kandi aturuka ku nyungu z'aya mazu. Dufite gahunda yo gukora umushinga munini, tukava ku nkoko 1300 tukagera ku 2000, tukanakomeza tukazagera no ku 10,000, tukaba aborozi bakomeye muri Kayonza. Tariki ya 3 y'ukwezi kwa 10 zari zifite umunsi umwe, ni ukuvuga ngo zizuzuza amezi 5 tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3, ari naho tuzaba tugeze kuri ponte, nibwo zizaba zatangiye gutera. Ubu nicyo dutegereje, ni ukuvuga ngo inkingo zose, urukingo rwa nyuma twarutanze ku munsi w'126 twarawugejeje, urwo rukingo twararutanze. Dutegereje ku munsi wa nyuma ariho tuzaziha amplorium ya nyuma, hanyuma inkoko zikaba zageze kuri pic de ponte zigatangira zigatera. Muri Afrika u Rwanda ruri kure kuri iyi gahunda y'abajyanama b'ubuzima. Hajeho na gahunda ya campaign iri mu buryo bwa international, campaign ya 1 million community health workers. Na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayigiyemo, yatanze commitment y'u Rwanda. Icyo natanga message nuko twayigira gahunda yacu, abatuye mu mujyi, abatuye mu cyaro,
ikintu twakora ni gukurikirana abajyanama muri gahunda zabo, kubafasha no kubemera nk'abaturage babana nabo kugira ngo bagire ingufu yo gukorera abanyarwanda.